ariko guys nta kintu maze iminsi ntekereza maze iminsi mbona abantu kuri Instagram kuri YouTube baza akavuga ukuntu uko nimbwa zabasambanyije ukuntu ngo bagiye mu Barabu umuntu afashe itike y'indege uvuye mu gihugu cy'u Rwanda agiye mu Barabu gushaka ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi butandukanye and ngo baramufashe bamushyize mu cyumba bamuhaye imbwa ngo basambane biteye n'isoni kuyivuga ukaza ikibazo si uko byarabaye kandi ni bibi kuri wowe yego turanabyumva ariko se ni inkuru ishishikaje cyane yo kuza kutubwira ni inkuru ikwiriye kumva ko ishimishije hari isomo umuntu yumve ari wikuremo mu by'ukuri ngaho ngo umugabo wanjye ngo yarankubise ngo nyima ibyo kurya ngo kuva ntwitiye umwana ngo kugira garankubita nganzanira abandi bagore nganzanira ibiki n'ibiki mu by'ukuri njye mba numva niyo ushaka kuruhura umutima jya mu cyumba cyawe usenge ubwire Imana uruhura umutima ku Mana kuko n'abantu bibwira kuri YouTube who cares nta muntu ubyitayeho bari kuguseka ikindi kandi iyo depression uzayigira kuko abantu bazajya bahora bakurira ngo uri hasi wa mama ngo wavuze ngo umugabo ngo aramukubise ngo amukubita ngo arongera amukubita birasebetse ku buryo n'umwana wawe azajya aca ku ishuri dore wa mwana wa mugore umugabo we yirirwa akubita ararakubita wa mugore w'indushyi warushye mu by'ukuri njye kimbaza cyane wenda aba mama niba baza kuri YouTube bakahereza amafaranga bakajyanira abana reka tubyumve ariko umuntu w'umukobwa muzima agiye mu mico mibi icyo ni icya mbere ajya ahura n'imbwa yirukanka ariyo imbwa igiye kumufata ku ngufu nta nubwo ari imbwa igiye kumufata ku ngufu ubwo bagiye kumuhereza imbwa ariyo baryama akumva iyo nkuru imuteye amatsiko urumva yashyushye umunwa haje ngo kubivuga ngo kwa Sabe haje ngo kwa Chita haje ngo ajya kudutera story we rega kanandika namenye ukuntu bandika ngo ndashaka ikiganiro ngo Sabe ndashaka kuganira ndashaka kurura umutima ukaza kurura umutima uvuga ukuntu imbwa umuntu umukobwa muzima ejo uzagiye mu muryango ufite abana bazagukomokaho ufite n'umuryango ubarizwamo wenda we ntusebye kuko nta n'isoni ugira ariko uri gusebya umuryango uvamo uri gusebya abantu bose uri gusebya abanyarwanda ewe birabaje jya mu byo ukora iyo mico mibi yigemo ako ntago turi interested no kumva izo nkuru pe bakwiye kuvuga ati jye nahereye ncuruza amagi ndazamuka ngera kuri boutique ndazamuka ubu nsigaye ndi umushoramari iyo niyo nkuru twaba turi interested no kumva kurusha uko uzuka tubwira ngo nandesida ngo nayanduze ngo abantu ijana ngo nanduje abantu ijana ubundi polisi y'u Rwanda bakwiye guhita igukata ikagutwara kuko ibyo nabyo nkeka ko ari icyaha guys tumenye ibintu tuvuga tumenye icyo tureka kwishyira hanze ibyo byose kuvuga nta muntu kwitayeho nta n'umwe kwitayeho ahubwo iyo depression iri kuza ngo kurura umutima abantu bakureba baguseke bazakureba baguseke uzajya ucaho nkurebe n'undi acaho kurebe umwana wawe niwe ugatoye niwe ufite ibibazo byinshi rero mu babyeyi mwe ibibazo byabayeho nta muntu utagira ibibazo nta n'umuntu utagira past twese tugira past ariko none turi kwishyira hanze niba waragize Imana ukabivamo ushimira Imana nta kindi no kuza kubitubwira rwose ni ukwisebya nta nubwo ntago nyine tubura kureba kuko nyine turi guseka ari ikindi se buriya tugufasha si nkoheza amafaranga nta muntu birasetse ariko urugensetse cyane ngo banjyaniye imbwa ngo kugira ngo ize ariyo cyakoza mwakobwa mwe neke twiyubahe pe ayo ntadukwiye kuvuga rero ntakwiye kuvuga
uzi ko uzagira umuryango uzagira famille umwana wawe uzabyara utazi wenda nturabyara azajya areba icyo kiganiro avuga ati mama wanjye kera yaryamanaga n'imbwa mbega ati mama wanjye yanduje abantu 100 sida mama wanjye yanduje abantu 100 sida cyo koza yewe abantu bajyana inkuru zo kuvuga ubu koko urumva ushishikaye no kuvuga izo nkuru birasekeje icyo nababwira mureke ibyo niba ushaka kurura umutima ugende ubwira inshuti yawe mwengeranye uyiruhureho umutima uyibwire ibintu byakubabaje iki ni iki wizeye aho kuza kuri social media ntago rwose ntago tubyitayeho turi kumara umwanya wacu turi kuguseka yesu birasekeje ewe